ikaze mu kiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinoma, imibereho myiza, ubukungu, iterambere ndetse n'ubutabera. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'umuganura, by'umwihariko ejo tukaba tuzizihiza umunsi w'umuganura uzaba ku itariki ya mbere Kanama 2025. Nk'uko mubibona rero twakiriye umutumirwa, akaba aturutse mu nteko y'umuco. Tudatinze rero reka tuhite twinjira mu kiganiro, turatangira atwibwira. Tubahe ikaze muri Good Rich TV. Murakoze cyane, nitwa Urayineza Posiyani, abandi umushakashatsi ku mateka n'umuco mu nteko y'umuco. Nishimiye kubana nawe. Yego. Turaza guhera ku kibazo cya mbere. Ku wa mbere Kanama tuzizihiza umunsi w'umuganura, hanyuma mwebwe muradufasha gusobanukirwa umuganura ni iki. Murakoze cyane. Uri umuganura uva ku nshinga kuganura. Umuntu avuze umuganura uhita wumva kuganura. Kuganura rero bikaba ari igikorwa cyo kurya cyangwa se kunywa ku musaruro weze bwa mbere. Ariko none iyo umuntu avuze umuganura humvikana kuganuza. Yego. Kuganuza byo rero bikaba gufata umusaruro ukawuganuza cyangwa se ukawusangira n'abandi. Abanyarwanda rero kuva kera mu muco wabo, mu mibereho yabo, basanga mu muco wo kuganuza. Ugeze ku musaruro bwa mbere akaganuza abandi, umubyeyi akaganuza abana bakaganuza ababyeyi, abaturanyi bakaganuzanya, ndetse n'uwahuye n'amajya akagurukwa na bagenzi be. Iyo tuvuze rero umuganura, byumvikane nk'icyo gikorwa cy'abanyarwanda cyo gusabana, gusangira umusaruro weze, gusabana, ariko cyane cyane muri icyo gihe cyo gusabana akaba ari naho baganira. Ibyo biganiro bikagaruka ku kureba uko umwaka wagenze, kuko dukomeza turaza kubona ko umuganura wafataga igihe kirekire cyo kuwutegura, kuva muri Kanama kuzageza n'ubundi amasaka yeze. Turaza gusanga rero ari wo mwanya abanyarwanda bafataga kugira ngo baganire, barebe ibyaranze umwaka barangije. Ese uwo mwaka wagenze ute, ni izihe mbogamizi baba barahuriyemo nazo. Ariko icy'ingenzi cyabaga kigamijwe ni ukwishimira umusaruro, ariko no gufata ingamba kugira ngo bazabone umusaruro mwiza mu mwaka ukurikiyeho. ngira ngo rero umuganura wumvikane ko ari cyo gikorwa cyo gusangira kw'abanyarwanda bagamije gusabana, bagamije kujya inama yo kugira ngo bakomeze kunoza umurimo, kugira ngo barusheho kubona umusaruro wisumbuyeho. Nta kindi kiba kigamijwe ni ukugira ngo bigire. Mu mibereho y'abanyarwanda umuganura usobanuye iki? Buri umuganura navuga ko mu mibereho y'abanyarwanda ufite agaciro gakomeye, na cyane ko abashakashatsi benshi bo banerekana ko umuganura watangiranye n'ihangwa ry'u Rwanda. Hari abavuga ko waba waratangiranye na Gihanga Ngoma ijana, akaba yarawuhanze kimwe n'indi mihango. Ariko nanone hakaba abandi bashakashatsi nka Vansina ugaragaza ko umuganura waba waratangiranye na Ruganzu Ndori, cyangwa waratangiye ku bwa Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori ubwo hagana mu kinyejana cya 16 ubwo yabunduraga u Rwanda, ndetse akongera kwimika umuganura, ukongera kwizihizwa mu banyarwanda cyangwa se mu Rwanda. Umuganura byumvikane ko wumvise iyo nkomoko yawo, ubona ko ari umunsi ukomeye mu mibereho y'abanyarwanda. Kubera iki? Icyambere ni umunsi wayoborwaga n'umwami, ukuvuga ko ari umunsi wavaga ibwami ukarinda ugera muri rubanda. Wayoborwaga n'umwami, umwami akaganuza abatware, yabanza kuganuza birumvikana wo mu muryango we, yarangiza akaganuza abatware. Babatwara akabaha imbuto, ndetse akabasaba ko nabo baganuza imiryango yabo. Bamara kuganuza imiryango yabo bagakomeza ndetse banaganuza abo bayobora. Byarabanukaga rero bikazagera kuri wa muturage uri mu muryango urugo, wa muryango mugari ukaba washoboraga guhura ukaganura, cyangwa se umuryango umugabo, umugore n'abana nabo bakaganura mu rugo.
navuga ko rero umuganura icyo usobanuye mu mibereho y'abanyarwanda ni ikintu gikomeye kuko usobanuye ubumwe bwabo, usobanuye wa mwanya abanyarwanda bicara bagasabana bagasangira, ariko noneho bakaganira. Uko kuganira kiba kigamijwe no kugira ngo barusheho kujya inama, barusheho gufata ingamba zatuma umusaruro urushaho kwiyongera. Navuga ko rero ibyo ari ingenzi cyane kuko byagiye bifasha u Rwanda, amateka y'abanyarwanda bibafasha kunyura mu bihe by'amage bagiye banyuramo, ariko ntibaheranwa nabyo kubera ko bagendanaga, bafashanyaga mu mibereho yabo, byatumaga ndetse byanabafashije kubaka igihugu gikomeye ndetse cyubaka igitinyiro mu ruhando rw'amahanga. Ari nabyo rero bituma abanyarwanda bawukomeyeho, na n'uyu munsi tuwukomeyeho nk'igihugu. Turaza wenda uko dukomeza kugenda tuganira, turaza kubona impamvu waje kugarura ubugize ucirwa, turaza kubivugaho, ariko turaza no kubona impamvu abanyarwanda bongeye kugarura ndetse bakawuha agaciro gakomeye cyane, uko turaza gusanga umuganura na n'uyu munsi ugifite byinshi usobanuye mu mibereho y'abanyarwanda. Kwibutsa abadukurikiye ko mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0788 mushobora no kuduhamagara mufite igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri insanganyamatsiko y'umuganura turi kuganiraho. Hanyuma dukomeje ikiganiro kuki twizihiza umuganura, kandi kuko usanga mu abanyarwanda hari imwe mu mihango cyangwa imigenzo yagiye yibagirana ariko bakomeye ku kwizihiza umuganura. Kubera iki? Icyo kibazo kirakomeye ariko kiranoroshye ku rundi ruhande. Buriya uwo mwihariko ushaka kubaza nta nubwo ari umwihariko uhabwa umuganura uyu munsi, ni n'umwihariko umuganura wahoranye kuva na mbere. Buriya umuganura icyo ntavuze ni uko wari umwe mu nzira z'ubwiru 18 zahozeho mu Rwanda rwo hambere. Ubwo tuvuze inzira z'ubwiru abadukurikiye bumve ya mihango yagenaga yakorwaga ibwami, yego ni imihango yari ijyanye n'amabanga y'ibwami, ndetse ikaba yaragengaga imitegekere y'igihugu. Iyo tuvuze ko umuganura wari umwe muri izo nzira z'ubwiru 18, ubwo iyo nzira nanone ze kumvikana nk'imwe mu ngingo zigize ubwiru. Ya ngingo ariko nk'iyo yari ingingo igaragaza igikorwa iki n'iki, ingingo yagaragazaga uko igikorwa iki n'iki cyangwa se uko umuhango uyu n'uyu ukorwa, niyo bitaga inzira. Umuganura rero wo wari umuhango noneho ugena cyangwa se umuhango ujyanye n'ibyakorwaga kugira ngo igihugu kigire uburumbuke. Uyu muhango rero wari ukomeye cyane, nari bikomoje abashakashatsi benshi bemeza ko buri ari nawo umunsi wari ukomeye mbere y'umwaduko w'abakoroni. Mu mihango yakorerwaga mu gihugu umuganura niwo wazaga imbere y'iyo mihango yose. Kubera iki? Ubwo ni no ku gaciro k'abanyarwanda twawuhaye, ari nawo umwihariko wawo, kubera ko ni umuhango watumaga abanyarwanda basabana kuva ku rwego rw'igihugu, kuva ku mwami ukaza ukagera ku muryango, umugabo n'umugore n'abana mu rugo. Uwo mwihariko w'umuganura abanyarwanda bakomeje kuba kubera babonaga akamaro bafitiye, babonaga ko ari uburyo bwiza butuma abanyarwanda barushaho gusabana. Gusabana ni ikintu gikomeye. Gusabana ni ukuvuga ko umuryango, reka duhe ku rwego rw'umuryango, barakuye barateranye barasabanye. Ibyo byongeraga umubano mwiza mu muryango. Icya kabiri ariko bagasangira. Uko gusangira nacyo birumvikana ko bifite ikindi byongeye ku mibanire yabo, ndetse ariko bagafata ingamba zituma barushaho gukora neza kurushaho. Kuko uko tuza gukomeza tujya mbere, turaza gusanga abanyarwanda dukwiye kumva icyo kintu. Buriya niho intekerezo z'umuganura zikubiye. Iyo tuvuze uko gusangira, uko gusabana, uko kuganira, gufata ingamba, biri mu bintu byatumye abanyarwanda bubaka igihugu gikomeye, kigira igitinyiro mu ruhando rw'amahanga, ndetse n'abakirima Rujugera baza no ivuga ibagikwira ko u Rwanda rutera rudaterwa. Ibyo byose byaterwaga n'impamvu nyinshi, ariko harimo no kukunga ubumwe kw'abanyarwanda, nuko guharanira kwigira byabaga mu muganura, nuko gufashanya, nuko kugendana nk'abanyarwanda
bakora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze ari umwe, basabana, bafashanya, ntawe usigaye inyuma. Ibyo rero ntekereza ko ari byo bituma umuganura ari umunsi ukomeye mu mibereho y'Abanyarwanda, unafite umwihariko kubera ko ako gaciro kawo n'abazungu barakabonye. Kuko abakoroni baraje biga umuryango nyarwanda, barawitegereza, bari imiterere yawo n'imitegekere y'ubutegetsi bwa cyami, basanga umuganura yari inzitizi ikomeye ku ntego ze yari zabazanye. Ari nabwo mu 1925 ubutegetsi bw'Ababiligi bwafashwe umwanzuro wo guca umuganura, hagarika umuganura mu gihugu, ndetse n'umwiru gashamura bamucira i Burundi. Bari bamaze kubona rero ko guca umuganura bisobanuye iki. Bari bamaze kubona ko guca umuganura bisobanuye ko guca bwa bumwe bw'Abanyarwanda, icyo cyabahuzaga. Icya kabiri ariko yari n'uburyo bukomeye bari bakoze bwo guca intege buri butegetsi bwa cyane. Bari bazi neza ko guca umuganura ari ibintu bizaca intege umuryango nyarwanda, ari ibintu bizaca intege ubutegetsi bwa cyami, bigatuma bagera ku ntego zabo. Ndetse buriya n'ubutegetsi twagize nyuma ya repubulika, nyuma y'ubwigenge ya repubulika ya mbere n'iya kabiri, ntabwo twagize amahirwe yo kubona icyo kintu ngo bahite bawugarura. Naho ugaruriwe waje kugarurwa ubwo muri 25 barawuciye, mu 1925 uraciwe, wongeye kwizihizwa mu gihugu mu myaka y'1980. Ariko nabwo wari warataye wa mwimerere, byari bisigaye ari ibirori gusa, abantu bakarya bakanywa. Ariko za ntekerezo zikubiye ku muganura, kwa kwibukiranya za ndangagaciro bumbatiye, ibyo byahise bitakara. Ndetse noneho biza kuba bibi mu mwaka kuva mu mwaka w'1900 umuganura ntabwo wongeye kwizihizwa mu gihugu. Rero ubwo igihugu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi cyari gitangiye kwishakamo uburyo cyangwa gufata ingamba zo kwishakamo ibisubizo, kuko jenoside yari yarangiye ariko igihugu gifite ibibazo byinshi by'ingutu bishingiye cyane cyane ku bumwe bw'Abanyarwanda bwari bwarangiritse bitewe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko none bitewe n'uko yaba ibikorwa remezo yabo ubukungu bwari bwaragiye hasi cyane, mu kongeraho gutekereza ku ngamba zatuma Abanyarwanda bongera koko kugana inzira y'iterambere, ariko kandi bashingiye ku kunga ubumwe, babonaga ko ari inkingi ya mwamba yazatuma ibyo bishoboka. Bagiye mu muco, ndavuga ubuyobozi abaho kujya mu muco, barareba basanga iyi ari inkingi ikomeye yatumye u Rwanda rwubaka igihugu gikomeye kugeza uko cyari kimeze ubwo ubukoroni bwatangiraga. Basanga imwe mu nkingi bari barubakiyeho ari umuganura. Basanga umuganura wari wabaye umusingi w'ubumwe bwabo. Basanga umuganura wari warabaye umusingi w'iterambere bari baragezeho. Ndetse basanga bwari uburyo bwiza bufasha Abanyarwanda kwigira, ariko kandi bagakomeza urugendo rugana iterambere bifuzaga, bafatanya urunana kubera ko bimwe mu bigize umuganura twifuza ko abantu bakomeza kujya bumva nuko twabonye ko baraganuraga bagasabana, ariko habagaho no kurimira abatarahiriwe n'ibi. Byabaga ko hari abatarabonye umusaruro bitewe n'impamvu zinyuranye. Yashoboraga kutabona umusaruro kuko hashobora kuba habayeho ibiza, ashobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi mu gihe abandi bahinga, ubukungu bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, igihe abandi bahinga akaba yaragize ikibazo cy'uburwayi, cyangwa se n'indi mpamvu iyo ari yo yose yatuma atabona umusaruro. Kuko tufashe urugero byarashoboraga ko yaba yanahinze ariko akarumbya. Ibyo byose rero mu muganura barabizirikanaga, hakabaho kuganuza n'abatarahiriwe n'ibi, hakabaho rimwe na rimwe no kuremera abatishoboye. Ibyo rero byagiye bituma bose bagenda, ariko ugasanga ntawasigaye inyuma. Ibyo rero nyuma y'uko leta y'u Rwanda ibonye ko umuganura wagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu, banabonye yazaba igisubizo cy'ibibazo u Rwanda rwari rumaze kunyuramo, ndetse ikazaba inkingi igihugu cyubakiyeho iterambere ryacyo. Kuva rero muri 2011 ubwo niho naringeze muri 1900 ntukizizwa. 2011 nibwo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro nyuma yo kureba ibyo byose n'akamaro umuganura wagize, bafata umwanzuro wo kugarura, ndetse uhabwa umwanya ukomeye. Kuva icyo gihe 2011 wizihizwa ku wa gatanu wa mbere wa Kanama. Uwa gatanu wa mbere wa Kanama ni ukuvuga icyumweru cya mbere, uwa gatanu wa mbere wacyo niho hizihizwa umuganura. Noneho uwo munsi unagirwa ikiruhuko kugira ngo Abanyarwanda bose batazagira urwitwazo babona, cyangwa se batazabura amahirwe yo gukomeza kuzirikana bya byiza by'umuganura, k'agaciro k'umuganura, kugira ngo bongere bicare bihere mu muryango, bikwira igihugu cyose,
bavuga ku bumwe, bavuga ku basabana, ariko nanone bafata ingamba zituma barushaho kunoza umurimo kugira ngo bigire, kugira ngo twubake igihugu cyubakiye kuri izo ndangagaciro z'ingenzi. Ku itariki ya mbere Kanama 2025 ubwo ni kuwa gatanu ejo hazihizwa umunsi w'umuganura. Turagira ngo mukomoze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi w'umuganura muri uyu mwaka, hanyuma munatubwire aho uyu munsi uzizihirizwa. Murakoze cyane. Kwizihizwa umuganura muri uyu mwaka wa 2025 bizashingira ku nsanganyamatsiko isa n'imaze kumenyerwa. Insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'umwishingiro ryo kwigira. Iyi nsanganyamatsiko imaze igikoreshwa kubera ko inahuye n'ubundi naho igihugu kigeze n'icyo cyifuza, ariko kandi unabumbatiza ndangagaciro nyamukuru umuganura ushingiyeho. Iyo urebye rero uyu munsi igihugu icyerekezo gifite, icyambere ryaterambere rigomba kuba ryubakiye ku bumwe. Iyo ndangagaciro niyo mpamvu tuvuga ngo umuganura isoko y'ubumwe, kugira ngo umuganura ukomeze kuba ubumwe cyangwa se ukomeze kuba inkingi y'ubumwe bw'abanyarwanda. Icya kabiri, ishingiro ryo kwigira. Umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira kubera ko twasanze wa muganura ubumbatiye indangagaciro zishishikariza abanyarwanda guhugukira umurimo no kunoza, tuma abanyarwanda bawugira gutekereza ku kamaro ko guhiga no guhigura. Guhiga no kuvuga guteganya ibyo uzakora mu mwaka utangiye kugira ngo ukorere ku ntego, ariko none no guhigura kugira ngo uzibuke wa mwaka nurangira wibuke kureba uti ko nari narahize ibi, ko nari nateganyije kuzagera kuri ibi byagezweho. Wongere wicare urebe ese ibyagezweho ni ibihe, ibitaragezweho ni ibihe, nize zabaye imbogamizi, noneho ariko unafata ingamba kugira ngo umusaruro uzarusheho kuboneka. Umuganura rero w'uyu mwaka ku rwego rw'igihugu uzizihirizwa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ariko uzizihirizwa ku nzego zitandukanye. Ni ukuvuga ku karere ka Musanze n'uzizihirizwa ku rwego rw'igihugu, ariko buri ntara izatoranya ahantu akarere ishobora kwizihirizamo umuganura, ariko na buri karere gatoranye ahantu kizihiriza umuganura ku rwego rw'akarere, ndetse ariko yaba no ku rwego rw'umudugudu no ku rwego rw'umuryango biteganyijwe ko umuganura uzahirizwa. Ndetse no mu abikorera nabo bashishikarizwa kwizihiza umuganura. Ni abari mu gihugu aho navugaga, ariko buri umuganura usigaye urenga imbibi ndetse ukagera no ku banyarwanda baba mu mahanga. Abanyarwanda baba mu mahanga nabo muri uku kwezi k'umuganura, ni ukuvuga ko hari ibikorwa byateganyijwe mu kwezi k'umuganura, ukwezi gutangirana n'uyu wa mbere Kanama kuzagera ku wa 31 Kanama uyu mwaka wa 2025. Abanyarwanda nabo baba mu mahanga n'inshuti zabo bakazategura umunsi w'umuganura bagendeye ku itariki bihitiyemo, kugira ngo nabo bazirikane agaciro k'umuganura, kugira ngo bazirikane za ndangagaciro zikubiye mu muganura, ariko kandi umuganura ukomeze kubahuza nk'abanyarwanda, bongere batarame, bongere biyibutse bimwe mu bikubiye mu muco nyarwanda, ariko kandi ubakumbuza u Rwanda, bahora iteka bibuka ko u Rwanda ari igihugu cyabibarutse, ari igihugu bagomba guhoza ku mutima. Navuga ko rero naho ngaho umuganura muri rusange uzizihirizwa ku nzego zose, ndetse turaza guhera dukomeza tujya mbere kureba uko wakabaye wizihizwa kuri izo nzego navugaga. Yego, mukomoje ko n'abikorera nabo bari mu bantu bagomba kwizihiza umunsi w'umuganura. Ababa muri diaspora nyarwanda, ubwo ni abanyarwanda baba hanze n'inshuti z'u Rwanda, ndetse no mu gihugu hose mu midugudu nabo bakazitabira icyo gikorwa. Ariko se hari abantu baba babyumva gutyo ariko bashaka kubikora, ubwo ni kubikorera, ariko amafunguro akoreshwa mu kwizihiza uwo munsi ni ayahe kugira ngo batitiranye ibintu? Wakoze cyane. Amafunguro ni ayahe, yakabaye ayahe kugira ngo umunsi w'umuganura koko wizihizwa uko wakabaye wizihizwa?
buriya muri za ntekerezo z'umuganura no mu nkomoko uko mbere wakorwaga, umuganura n'ubundi washingiraga ko ndavuga ubwo bwa busabane bwashingiraga ku mafunguro yabonekaga icyo gihe. Amafunguro yarashingiye cyane cyane ibitunga abanyarwanda, byatungaga abanyarwanda byari bishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Niyo mpamvu wanasangaga ndetse ibyo baganuraga bishingiye kuri za mbuto nkuru enye z'igihugu. Kuri imbuto nkuru z'igihugu harimo amasaka, uburo, hakazamo inzuzi ndetse n'isogi. Izo mbuto wasangaga kenshi amafunguro ari aho ashingiye, ariko buriya mbuto reka tunareba wa mugani ku kizitwa n'imbuto ngo reka dufate urugero rumwe gusa kugira ngo tutaza no kuhatinda. Buriya dufashe nk'amasaka, amasaka afite agaciro gakomeye cyane. Areba amasaka avamo ikigage. Yego, ikigage kiri mu byifashishwaga n'ubundi mu binyobwa byanyobwaga ku munsi w'umuganura. Harimo igikoma, na n'uyu munsi reba agaciro igikoma kidufitiye. Yego. Amasaka nanone yavagamo umutsima. Umutsima wakoreshwaga mu muhango w'umuganura kuva ibwami ndetse ukagera no muri rubanda. Amasaka nanone yaranaribwaga nk'uko turya ibishyimbo uyu munsi, impengeri. Sinzi nimba waragize impengeri naraziriye. Waraziriye. Urumva amasaka akamara afite ni kanini cyane. Ufite amasaka wanywaga icyo gikoma, ukanywa ikigage, ukarya ugahaga, uwo munsi ubwo urimo urumva ako kamaro k'amasaka. Ni bwa buzima nyine bwari bushingiye ku buhinzi bw'icyo gihe. Yari bw'ubuzima, wabaga ufite amasaka yabaga afite ubuzima. Ubwo rero izo mbuto ubwo ariko bumvikana ntabwo baryaga uwo mutsima musa, ko haba ibishyimbo byabagaho, ibisusa, izo sogi twavugaga, bakanywa inzoga, bakanywa icyo kigage twavugaga, bagaha abana amata nk'ikimenyetso cyo kubifuriza gukura neza ariko banabaha indyo yuzuye. Iyo niyo yari imiterere y'indyo yaribwaga ku muganura cyangwa se yari igize ubusabane bw'icyo. Ariko nanone iyo urebye uyu munsi imibereho y'abanyarwanda, abanyarwanda twungutse byinshi. Ngira ngo abenshi bajya bumva hari imvugo ngo umuco urakura. Yego. Buriya bavuze ngo umuco urakura ntabwo ari bibi. Ntabwo bivuze ko gukura turimo turakatakaza ibyacu wenda ngo tugiye kuzana iby'ahandi. Ahubwo birimo biravuga ngo bya bindi byacu turabigumana, ariko turebe no mu by'ahandi byatugirira umumaro. Turebe no mu by'ahandi byadufasha kugira ngo ubuzima burusheho kutunogera, burusheho kuba bwiza, butworohere. Noneho nabyo tubyinjize mu muco, bijye mu bigize imibereho yacu, bijye mu muco wacu. Nabyo byabaye rero no mu mirire, hari byinshi twungutse. Hari iyo miceri yaje nyuma n'ibyo, hari ibyo birayi, hari ibiribwa turya uyu munsi. Ibyo rero mwari muvuze by'abikorera, nibyo aho bishoboka bashishikarizwa, abanyarwanda aho bishoboka bashishikarizwa gusigasira wa mwimerere w'umuganura, kugira ngo dusigasire wa mwimerere. Ariko naho bidashoboka byumvikane ko twakabaye dufungura amafunguro ariho muri iki gihe. Ariko ya ntekerezo ni ikomeye. Tuzirikane ntabwo ari ugusangira umutsima gusa icyo kiye cyumvikana, ahubwo no gusangira wa mutima w'urwano w'abanyarwanda. Wa mutima tuba tuvuga wuzuyemo za ndangagaciro, wa mutima gusangira umutima w'ubufatanye, wa mutima w'ubusabane, wa mutima uharanira ineza y'abanyarwanda. Icyo nicyo cy'ingenzi ya ntekerezo. Ariko ngira ngo wenda kubikorera by'umwihariko waba umwihariko, kuko amafunguro gakondo arahari, anariho, yaba n'umwanya mwiza wo gufasha abatugana, ndavuga abanyamahanga bari mu gihugu, kubona ibyiza bikubiye mu muco nyarwanda, kugira n'amahirwe yo kumva yandyo gakondo, kugira ngo abari nabo bafata n'iyambere ahubwo kugira ngo bafashe n'abanyarwanda kuba n'aya mafunguro gakondo yaboneka kandi birashoboka. Ngira ngo rero byakumvikana gutyo ko aho bishoboka amafunguro yafatwa yaba ari yayandi anatuma koko dusigasira wa mwimerere n'umwihariko w'umuganura, kugira ngo wa mugani utazanatakara, ariko kandi intekerezo nyamukuru z'umuganura aba arizo ziza imbere, kugira ngo dukomeze kuzirikana ka gaciro kazana agaciro zikubiye mu muganura,
amafunguro nta bikibazo. Amafunguro tujye nk'uburyo bwo gusabana budufasha gusabana, kandi nacyo ni ikintu gikomeye mu kwizihiza umuganura, ariko nta bikibazo abantu bafungura ibyo bashobora kubona aba ari byo bihaba. Iyo ugiye mu bindi bihugu cyane cyane mu mahoteli yakira abanyamahanga, usanga mu mafunguro bashyira imbere ari ayabo y'umuco wabo n'ayandi akazaho, ariko banaberetse ibiribwa bikoreshwa muri icyo gihugu. Hanyuma mu Rwanda mwebwe mukorana gute n'amahoteli cyane cyane aya yakira inama mpuzamahanga kugira ngo bamenyekanishe za mbuto enye, amafunguro yo mu Rwanda, kugira ngo umuntu nimba avuye muri Amerika ave hane azi amasaka, azi umutsima wa rucakarara, ndetse abona n'ikigori gitogosheje? Mugira gute, mubashishikariza mute cyangwa mugirana ibihe biganiro byo kugira ngo umuco usigasirwe unamamare ujye hanze y'u Rwanda? Murakoze cyane. Ngira ngo dufite n'amahirwe ahubwo yuko abashoramari cyangwa se abikorera bamaze no kujya muri uwo mujyi, barimo kugenda biyongera. Ubu mu gihugu dufite abantu bose bateka amahoteli, yaba n'ibigo bimeze nk'ibigo ndangamuco ariko bifite n'umwihariko wo guteka amafunguro ya kinyarwanda cyangwa amafunguro gakondo. Biragenda byiyongera umunsi ku wundi. Turishimira ko rwose naha muri Kigali, wenda ntabwo nshaka kubamamaza, ariko hari nawe nk'ubashobora kugira aho uvuga. Icyo ngiye kuvuga rero nuko amafunguro gakondo abenshi bamaze kubyumva, baba banayafite ku buryo ushobora kugenda ukayatumaho ukayabona. Hari ndetse n'abo usanga ari uwo mwihariko wabo, ari nacyo bakora gusa ari amafunguro gakondo, ari nabyo umuntu yabashishikariza kujya bakora wa mugani, kugira ngo nabo banyamahanga baza mu Rwanda nabo banyarwanda bakomeza kwibutsa ya ndyo ya gakondo y'abanyarwanda, bajye babona naho bayafungura, babona aho bayakura. Kuri cyo mwari muvuze turakorana gute? Hari inyandiko igenderwaho ifasha abantu kugira ngo bazamenye uburyo bashobora no kwitegura umuganura, kugira ngo wenda unakorwe iby'ibanze bikwiye kuba bigaragara mu muhango w'umuganura birimo. Muri iyo nyandiko rero hanagaragajwe ko abikorera bakwiye no gutekereza gutegura amafunguro ya kinyarwanda, kugira ngo wa munsi abasanzwe bagendera hoteli bazasange kuko ari umunsi bazasanga wari umunsi wihariye kuko wanahawe koko umwihariko n'igihugu, kugira ngo bagereye wa mugani banabone ya mafunguro ya kinyarwanda, ya mafunguro gakondo, abe n'umwanya mwiza wo kubakundisha bimwe mu bigize umuco wacu mwiza w'abanyarwanda. Ari nawo mwanya ngo mpise mboneraho uko ababa badukurikiye rwose babyumva nk'ibintu byazaba ari iby'agaciro, igiye kuri uriya munsi abafite amaresitora, abafite amahoteli, cyane cyane abagererwa n'abanyamahanga, ariko tukibuka ko uwo mwihariko w'uriya munsi umuganuro ukwiye kubaho. Ntibinabe ku muganuro gusa, ahubwo na buri gihe tukumva ko twakabaye twiteguye igihe icyo ari cyo cyose twajya dusabwa kuba twatanga ayo mafunguro kuyatanga. Yaba ari umusanzu mwiza mu gusigasira umuco nyarwanda, mu gusigasira ibyaranze cyangwa se yego ibyaranze ubuzima bw'abakurambere, ariko kandi gusigasira wa mwihariko uturanga mu ruhando rw'amahanga. Ntacyo byaba bitwara. Yego, tugeze ku gikorwa cy'umunsi w'umuganura. Hanyuma kugira ngo umunsi w'umuganura abantu babashe kuwusobanukirwa neza, abadukurikiye nibe bikorwa mu muganura, hanyuma uko tubwire nuko umuganura agakwiye kuba ukorwa, uko gahunda yayo ibiteye guhera utangira no kugera ku musozo wawo. Wenda reka mvuge ko umuganura kuri za nzego hashobora kubaho impinduka nke, kuko birumvikana ko umuganura wizihijwe ku rwego rw'igihugu bishobora gutandukanaho gato n'uburyo wizihijwe ku rwego rw'umuryango, kubera ko ariko nabwo ni gato cyane, ubundi ni bimwe. Birumvikana ku rwego rw'igihugu, ubwo no ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'umudugudu byo byaba bimwe, kubera ko mu kwizihiza umuganura icya mbere kiba kigambiriwe ni ugusabana. Buriya gusabana ibindi biza byubakiye kuri iki. Iyo abantu basabanye biravuga ko bunze ubumwe, barushijeho kugirana urugwiro, kandi ibyo biratuma umuryango urushaho kugirana imibanire myiza, ari nabyo biganisha kuri rya tuze na ya mahoro
bashobora kuboneka mu muryango byaturutse kuri ibyo. None icya kabiri uretse ubwo busabane bukwiye kuba bugaragara nanone muri mu muganura ni ibiganiro, kuko igice cy'ikiganiro kitabaye za ntekerezo z'umuganura ngira ngo zaba zitakaye. Kuganira bivuze iki? Ni ukuganira ku kamaro k'umuganura, kuki twiziza umuganura, bakagaruka kuri za ndangagaciro zigaragara mu muganura, bakagaruka kuri ka kamaro umuganura wagiriye u Rwanda kuva kera kugeza magingo aya, bakagaruka ndetse no ku kamaro kawo kugira ngo u Rwanda rugere ku cyerekezo rwihaye. Ubu ni umwanya w'ibiganiro. Ibyo rero nanone bigakurikirwa no gutarama kinyarwanda, gutarama bijyanye n'umuco wa kinyarwanda, za mbyino gakondo, bya bindi bigize umuco w'abanyarwanda, ese no gusakuza, ese no zangeri zigize igitaramo nyarwanda. Bikaba ari n'umwanya mwiza nanone wo gukundisha yaba abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bimwe mu bigize umuco wacu. Icyo nacyo ntigikwiye kubura. Ikindi nanone mbona cy'ingenzi ni kitakwiye kubura mu muganura, no wa mwanya wo kuganuzana. Kuganuzana kuvuga kureba abatarahiwerewe n'ibihari byo nakomozagaho, kureba abatarabonye umusaruro bitewe na za mpamvu navugaga. Hari abagizweho ingaruka n'ibiza, hari abarumbije, hari abagize uburwayi, hari abagize izindi mpamvu zinyuranye zatumye umusaruro muri uyu mwaka utaba mwiza. Abo bose ni ukugira ngo nabo ntibasigare, kuko buriya kuvuga ngo kuganuzanya biravuze ngo ntihagire usigara inyuma. Ibaze nawe uyu munsi ugiye ku munsi w'umuganura ugiye kubona mu gihe wari wigunze, iterambere ryaraje cyangwa se ukumva umuntu aragutumye ati ngwino tuganure. Ibaze ibyishimo wagira, ibaze agaciro uzaha uwo munsi mu minsi izaza, ibaze nawe uruhare uzagira igihe uzaba wabonye ubushobozi bwo kuganuza abandi. Icyo kintu cyo kuganuzanya ntigikwiye kubura mu muhango w'umuganura, cyangwa se gufasha abatishoboye ndetse no kuremera abatishoboye. Nko ku rwego rw'igihugu hazabaho no kuremera abatishoboye, babaha inka, baboroza kugira ngo nabe intandaro yo kwiteza imbere, nabo wenda mu bihe bitaha bazabe bameze neza banaganuza abandi. Ibyo rero byakorwa ku rwego rw'igihugu, bizakorwa ku rwego rw'uturere, ngira ngo ahenshi cyangwa se bose baranashishikarizwa kubikora, ngira ngo ni hose biranakorwa, ndetse no mu mudugudu. Kuki mu mudugudu abarimo abantu ntabwo bafite amikoro angana? Kuki mu mudugudu abafite amikoro bataganiza? Hari abejeje kurusha abandi, hari abejeje kurusha abandi, hari ababonye umusaruro, hari abavuga bati dufite ibyo tuganuza bagenzi bacu, n'abaturanyi babo n'abavandimwe. Kuki uwo munsi utaba umunsi wo kubaganuza? Nimba rwose ufite nta mikoro, kuki utareba ukavuga uti niyemeje kuba naganuza abantu umwe cyangwa abantu 10 cyangwa abantu 100 bitewe n'ubushobozi bwawe. Ariko tukumva ko buri wese ku bushobozi bwe akumva ko hari uruhare yagira kugira ngo mugenzi we yishime kuri uwo munsi, hari uruhare yagira kugira ngo mugenzi we yishimire umuganura, anumve se kuki tutagira umuhigo twavuga duti uyu munsi hazagira umuntu wishima kubera ngewe, hazagira umuntu wumva akamaro k'umuganura kubera ngewe. Mbese dutangire nibyo kuva 2011 twe twabivuzeho ko leta yashyize imbaraga mu kugira ngo umuganura ugarure umwimerere wawo. Ariko kandi yaba gutanga icyo kiruhuko, yaba abantu biracyasaba urugendo kugira ngo abantu bakomeze kumva koko kakamaro k'umuganura bawugira ibyabo, ariko banabibone mu buzima busanzwe babamo bafashanya. Ibyo rero byakorwa nabyo gufashanya, kuganuzanya, ntibizibagirane. No ku rwego rw'umuryango birumvikana ni kwa gutarama, ni kwa gusabana, ariko bakaganira. Umugabo n'umugore n'abana bakaganira bati twahize kugera kuri ibi. Ndetse n'abana bakababaza bati ibyo mwe mwarahize ni ibi, bajye bakorera ku ntego nabo. Nimba yiga nahize kwiga nkabo wa mbere, ese wabigezeho? Akavuga ati wenda sinabaye wa mbere, nabaye wa gatatu, nabaye wa kangahe, ariko habaye inzitizi ziniza, ariko ngiye gushyiramo imbaraga, umwaka utaha tuzongera kugira ku munsi nk'uyu mbabwira ko nabaye wa mbere. Niyo mihigo twifuza, buri wese agahiga bijyanye n'ibyo akora, ariko kugira ngo n'uwo muco wo guhiga, n'uwo muco wo gukorera ku ntego, kugira ngo abantu bakore bafite icyerekezo bihaye, kugira ngo bazanamenye
niba koko barimo baranatera imbere birasaba kugira umurongo uhamye w'imikorere. ngira ngo rero nibyo byakaranze umunsi w'umuganura, abantu bagakomeza muri rusange kwishima ariko bazirikana agaciro umuganura ufite mu mibereho yacu nk'abanyarwanda. Nubuhe butumwa muha abanyarwanda kuri uno munsi uzizihizwa ejo ku itariki ya mbere Kanama 2025? Ubutumwa butangwa nta bundi ni ubujyanye n'ubundi n'insanganyamatsiko yo kwizihiza umuganura. Navuze ko insanganyamatsiko ivuga ngo umuganura isoko y'umushingiro ryo kwigira. Icya mbere ubutumwa dutanga nk'inteko y'umuco ni ukubashishikariza kuzitabira ibirori bizabera hirya no hino aho batuye. Rwose ubutumwa bwaratanzwe, nanaboneraho kubabwira ko ibiganiro bizatanga inteko y'umuco yarabiteguye, incamake yagejejwe hirya no hino mu gihugu binyuze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndetse n'abazabagezaho ibyo biganiro bitarambiranye ariko kandi bibibutsa akamaro k'umuganura na za ndangagaciro bumbatiye, ndetse inabibutsa kugira uruhare kugira ngo umuganura ugaruke ube ishingiro ry'ibyo dukora, ishingiro rya bwa bumwe, rya bwa busabane, ndetse n'ishingiro rya terambere twifuza kugeraho. Ni umwanya nanone wo kugira ngo dushishikarize inzego zinyuranye, ni uguhera ku buyobozi kugira uruhare rukomeye mu gukomeza gushishikariza abanyarwanda babamenyesha iki gikorwa. Yego hari ugushishikariza abo bayobozi ariko no gushishikariza itangazamakuru. Tunabashimira mwe ko mwatwemereye kuza hano kugira ngo tubwire abanyarwanda by'uyu munsi. Bakomeze rero abantu bose bagira uruhare mu kwibukiranya ko uwo munsi wo kuwa gatanu ari umunsi wahariwe umuganura, kandi ko ari umunsi ukomeye cyane kubera bya bindi twahereyeho dusobanura, kandi bakazajya aho kugira ngo banumve koko impamvu uyu munsi wahabwa agaciro kangana gutya n'igihugu, ndetse banakomeze kuzirikana ko iterambere bifuza kugeraho nkabo ariko n'iterambere igihugu twifuza kugeraho ko dukwiye kubitekereza ko tudakwiye kugenda hari uwasigaye inyuma. Tukumva ko rero icyo kintu cyo gufashanya bakwiye kugishyiramo imbaraga, ndetse ariko tunashishikariza buri wese kugira ngo yumve ko ari umukoro we wo kuganuza abandi. Dufite ibyo twagiye tugeraho mu nzego turimo, ndetse ntabwo abantu nizera ko byasobanutse neza ko atari abahinzi gusa bazizihiza umuganura kuko rero bafite ya myaka twavugaga. Oya, buri wese afite ibyo yagezeho, yaba inganda, yaba amabanki, yaba abakora muri serivisi nkatwe namwe n'itangazamakuru n'abandi bose, buri wese afite umusaruro yabonye mu byakoze uyu mwaka turangije. Rero navuga ko bazirikana ko mu byo babonye bakwiye kubyishimira, bishimira uwo musaruro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko bazirikana n'abatashoboye kubona umusaruro. Ntabwo ari ugushishikariza ubunebwe cyangwa se gutiza umurindi ubunebwe ngo abantu bajye bicara bumve ko bazabaganuza cyangwa bazabaremera, ahubwo ni ukugira ngo muri bwa buzima tubamo hari abashobora kugira ibibazo bitandukanye byatuma bakumwa mu nkokora kugera ku migambi bari bariyemeje. Abo nabo tujye tubazirikana. Wa munsi w'umuganura ubu munsi koko ubusabane ku banyarwanda, ubu munsi koko wo kurushaho kwishimira bimwe mu byiza igihugu cyagezeho. Turizihiza rero imyaka 31 buriya mu kuganura. Turimo turaganura igihe igihugu kigeze ku mwaka wa 31 twibohoye, ndetse igihugu kinavuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni n'umwanya wo kwibukiranya kuri urwo rugendo abanyarwanda twagendanye nk'abanyarwanda, ariko rwa rugendo twahisemo ku bumwe, twahisemo kubakira iterambere ry'igihugu cyacu ku bumwe, duhitamo gukora cyane kugira ngo twigire, uko buriya turimo turizihiza umuganura no mu gihe igihugu by'umwihariko kirimo kinyura mu bihe bitandukanye bitwereka ko dukwiye kwigira, ntidutegereza kwimuhana, kuko abanyarwanda bavuga ko kazi imvura ise, ariko nanone tugakora cyane kugira ngo tudategera amaboko abandi. Iyo rwose intero ya buri munyarwanda dukurikiye, intero ya buri wese, ariko muri urwo rugamba rwo kwiteza imbere no kwigira twumve ko tugomba kugenda twese turi kumwe ntawe usigaye inyuma, dufatanye runaka. Abanyarwanda rero barasabwa iki? Abanyarwanda no gukomeza nyine kumva no guha agaciro uyu muganura nk'uko igihugu cyawuhaye agaciro,
no gukomeza nanone kwitabira ibyo bikorwa binyuranye twavugaga byateguwe hirya no hino mu gihugu, yaba ku rwego rw'igihugu abimusanze rwose twizere ko tuzasanga muri benshi, ndetse mwatwiteguye kugira ngo dutaramane, kugira ngo dusabane, kugira ngo twiyibutse urugendo mwabayemo muri uyu mwaka urangiye, ariko kandi munatwereka ibyo mwagezeho ndetse n'ibyo mwifuza kugeraho uyu mwaka, ariko munafata ingamba. Ni umwanya rero nanone kugira ngo ibyo biganiro bazabyitabire, uwo muhango uzitabirwa hirya no hino, yaba no mu turere, ibyo birori bizaba mu ntara, mu turere, mu midugudu no mu muryango rwose mukore ku buryo uko busabane buzahabe, uko kuganira kuzabeho. Uyu mwaka twizera ko hamwe n'imbaraga zashyizwemo uyu muganura uzagira umwihariko, abantu benshi bakawumva bakumva icyo ugamije, bakumva ko ugamije neza, ugamije ubusabane, kongera gutuma abanyarwanda basabana bishima, ariko cyane cyane bashyira hamwe bagahugukira umurimo, bakajya n'ingamba kugira ngo barusheho kunoza ibyo bakora no kugera ku kwigira twifuza, ariko bumva ko iteka tugomba gufatana n'urunana ntihagire usigara inyuma. Reka twizere ko namwe duhereye hano no kuri njyewe n'abandi badukurikiye, buri wese yumva ko ari umukoro we kuzagira umuntu yaganuza, hazagira uwishima, hazagire ubona akamaro k'umuganura kubera wabigizemo uruhare. Kandi ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi, busaba ubushobozi tudafite, ntawe ugusabye gukora ibyo udafite. Mu bushobozi bwacu yaba buke yaba bwinshi, yagira icyo dukora kugira ngo uyu muganura w'uyu mwaka uzabe koko ufite umwihariko, ariko kandi utuma abanyarwanda turushaho guhugukira za ntekerezo zikubiye mu muganura. Murakoze cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kiba kuwa mbere kugera no kuwa kane. Ni ikiganiro kandi kibanda ku nkingi enye za guverinema: imibereho myiza, ubukungu, iterambere ndetse n'ubutabera. Hari icyo twaba tutakomojeho muri minota mike isigaye mwakivugaho kugira ngo dusoze ikiganiro? Wenda icyo tutakomojeho ni ku bikorwa nyirizina wenda umuntu atavana atavuze. Hari ibikorwa biteganyijwe mu rwego rwo kwizihiza uyu muganura w'umwaka, harimo nk'igikorwa kizaba ku munsi w'ejo, hari ugusura ahantu ndangamurage. Twifuza ko inteko y'umuco abanyarwanda bamenya aho hantu ndangamurage n'umurage habumbatiye, kubera ko habitse amateka, habitse ibijyanye n'umuco, habitse ibijyanye n'ubuzima bw'abakurambere bacu bagize uruhare rukomeye mu bihe bitandukanye igihugu cyagiye kinyuramo. Ubu rero ku munsi w'ejo tuzasura, ndavuga inteko y'umuco n'abafatanyabikorwa bayo ndetse n'itangazamakuru, ariko n'abaturiye aho hantu ndangamurage. Tuzasura ahantu ndangamurage hafite icyo hasobanuye ku muganura, hitwa ihuro. Ihuro cyangwa banavuga ko ari ihuro, ni mu karere ka Gakenke. Buri ihuro niho abiru b'umuganura, twagiraga abiru b'umuganura bari bashinzwe umuhango w'umuganura, bari batuye ihuro. Ndetse na za mbuto twavugaga zakoreshwaga ku munsi w'umuganura zakusanyirizwaga aho ngaho ihuro n'ababiru b'umuganura. Rero ihuro cyangwa se ihuro hafite amateka akomeye y'umuganura. Ku munsi w'ejo tuzahasura, twongere tuganire n'abahatuye, banasanga batabizi, tubibutsa ayo mateka, tubibutsa agaciro aho hantu hafite, ariko tunabashishikarize kuhazirika, kuhafata neza, kuhabungabunga. Ubwo rero iki ni igikorwa kimwe. Hari n'ibindi bikorwa bijyanye no gukomeza kumenyekanisha uyu munsi, ibiganiro kuri radiyo na televiziyo, mu midugudu hirya no hino. Turifuza ko ubwo butumwa bukomeza gutangwa kugira ngo tariki ya mbere koko izaba abanyarwanda bose bafite amakuru y'uriya munsi. Hari kandi nanone wenda ikindi gikorwa ntabura kuvuga cy'umuganura w'abana. Hari umuganura w'abana uteganyijwe mu mpera za Nzeri, za Kanama, ntabwo ari Nzeri, mu mpera za Kanama, ukazabera mu karere ka Huye. Ni ku bufatanye n'inteko y'umuco n'akarere ka Huye. Hakazabaho kuganuza abana, ni umwihariko noneho w'abana, gutangira kubakundisha umuco nyarwanda bakiri bato, kubakundisha bimwe mu bigize umuco nyarwanda bakiri bato, kubaganuza no kubaho umuganura nyine, kugira ngo bakure batangiye kumva na za ntekerezo z'umuganura bakiri bato, kugira ngo twizere ko ahazaza h'igihugu ahazaba hazaza heza, ariko hubakiye ku muco nyarwanda, hubakiye kuri za ndangagaciro zikubiye mu muganura,
arizo zo gukunda igihugu, ubumwe, kwigira, ariko kandi gufashanya n'ubufatanye ndetse n'ubusabane mu banyarwanda bitibagiranye. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane mwe twabanye muri iki kiganiro u Rwanda twifuza. Ni ikiganiro kandi tuzongera kugarukaho kuwa mbere. Mugire ibihe byiza. Turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwa Good TV. Turabashimiye namwe kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire n'abanyarwanda.